Okay guys, wayi ikaze kuri channel yanjye ya Tutekiki. Nizere ko umeze neza wowe ukuri kurikirana kuri channel yacu wamaze no gukanda subscribe. Iyi ni platform iri gutanga amafaranga y'ubuntu, ngira ngo nabakoreye video y'uburyo bakwiyandikisha. Gusa hari abakomeje kugenda bambwira ngo bari kwiyandikisha bikanga. Guys, mukoreshe Phonex, aba muri kunyura kuri link bakakujyana mu bindi bintu bitari ibyo uri kubona kuri screen yawe. Phonex browser cyangwa se ukoreshe Opera. Mini umuntu kudownloadinga kuri Play Store, niho uri gucishira iki gakunda mu gihe telefone yawe bitewe n'ubwoko bwa telefone yawe ufite. Guys, nk'uko uko ubibona rero, iyi ni ya platform yitwa Alibio Trading. Giye kukwereka byinshi kuri iyo n'uburyo wayibyazamo amafaranga, waba ushoye waba nta gishoro ufite ukayibyazamo amafaranga. Nk'uko uko ubibona rero, urabona hano kuri screen yanyu hejuru hari akantu karandi ko ukora iyo ugiye kubikora, ko ngiye kukwereka uburyo wabanza kwiyandikisha. Urazamuka, numara kuzamuka uhituza ukanda hano kuri launch app. Numara gukanda hano kuri launch app, urabona aho gushyiramo email, kandemo urahita kugeza ku gapage kameze gutya. Wowe nta kindi kintu uri buze gukora ko nta account dufitemo, urahita uza wikandira hano kuri register now. Kwiyandikisha biroroshye, amafaranga yawe ugatangira ukayakorera nta gishoro. Nk'uko uri kubibona rero, uraza ahangaha urashyiramo username, ahangaha ushyiramo email yawe, creating password, n'ahangaha creating password. Nk'uko uri kubibona ahangaha password ukuntu yacu iri biteye, igomba kuba ari ibimenyetso 8 byibuze at least 3. Ibi bintu bitatu nabyo bigomba kuba biri muri iyo password yawe, harimo uppercase letter, lowercase letter, number na special character. Ibi bishatse kuvuga iki? Igomba kuba irimo imibare, inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya, ndetse na number n'imibare nyine tu, na social character nayo igomba kuba irimo. Hanze mbahereza urugero rwa password mugomba gucreatinga. Yibuze reka nk'uru rugero, nk'uru nguru ahita nshyiraho inyuguti nkuru n'akandi kanyuguti gatoya, ndetse ngashyiraho n'ikimenyetso byibuze cyo gutera. Iyi niyo password ikomeye nawe ugomba kuzajya ukoresha kugira ngo account yawe ibirinze. Ni ubu buryo bwiza bwo kwiyandikisha. Iyo umaze gukiriyetinga naha hasi, nabwo urongera ugakiriyetinga password isa neza n'ingi hano hejuru. Ukongera ukandika hano hepfo, hanyuma ukahita ukanda kuri register. Ukimara gukanda kuri register, urahita uza ukore login. Wowe ukimara kuza gukora login, ahangaha ngiye kwereka uburyo bwo kuyakoreramo. Urahita uza ahangaha, uburyo bwa mbere urabanza utumire. Ni ugutumira ukajya uhabwa 0.1 cy'umuntu watumiye. Ngira ngo urabona yuko timu yanjye y'aba member maze kujyamo abantu 70. Urabona yuko umaze kugiramo abantu 70. Dore invitation code ni iyi ngiyi, uza ugakopiya. Uraza ukayikopiya, ngira ngo ahangaha ni wihita ukanda ugakopiya. Ngira ngo urabona yuko ifite umuntu umwe n'ibice bitatu. Iyo umaze kugira abantu 20 uhita uclaiminga $6, ukahita can be withdraw immediately, tuyabikura byihuse. Okay guys, noneho iyo umaze kuza ugakanda ahangaha, ngiye kwerekana na bwa buryo bwo gushora ahangaha kuri bot ugura. Hari iyo bita sandwich bot na hari food bot. Izi ni bot zikora trading. Iyo reba nyi sandwich, reka tuyikandeho turebe mbese iyo sandwich ibihagaze gute. Urabona nk'iyi sandwich, urabona aba ni abayibuza bamaze kuyigura. Abangaba bamaze kuba abapate n'abayo, urabona noneho iyi ngiyi ukuntu ibihagaze, iyi contract yabo. Iyi ni iyo
kontaragiti yabo, imwe iba ihagaze amadolari 50, iyi niyo yitwa sandwich, niyo iba ihagaze amadolari angahe? 50. ntabwo barabona yuko ni amadolari 50 iyo iba ihagaze. Iyo wamaze gukora dispozo uhita uza hano ukayactivatinga, noneho ku munsi hari amafaranga uba ugenda ubona ahangaha, baguhereza 0.1, 0.1% yayo uba washyizemo. Niyo minimamu yayo y'iyi sandwich. Waza hano kuri iyi ngiyi kuri konti ya kabiri, urabona yuko ihagaze amadolari 150, niyo iba ihagaze. Noneho nayo ugenda wumvigwa biterwa n'igihe wahisemo, niba ari iminsi 30 cyangwa se iminsi 7, ugenda ubona iyo nyungu uko nguko. Ubu buryo bwo gukorera amafaranga, kwiyandikishaho uburyo bwo kwikoreramo, ubwiza bwo kugira ngo udashobora ni ugufata kwiyandikisha, ugafata iyi link ukayisharinga inshuti zawe, nawe ukabasha gukoreramo amafaranga.